ijana ku ijana tukwizeye byuzuye nta gushidikanya dufite urabiremeye ibyakunyura bisuye uragarutse irunda ugarutse mu rugo rwanjye Wera Shalom korani nibaturega save Imana y'umugisha karibu
ariko ndabizi bizahuriramo zararangiye. Indi dusigaje n'ideni bamaze kumbwira kabiri ivuga ngo mukunzi mwiza nzi kunyumva sego ntabwo nyiririmba nona ni mugoroba n'ibikundi. Hanyuma indi tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo kubita utababarira. Muri iki gitondo bayinsabye nayiraranye kuri gahunda kuva naza sinanayiririmba. Mpera ikiganza umuntu mwegeranye nanone umubwire ngo Imana igukubitira inyatsi na karande n'ibigeragezo ibiheraho muri iki gitondo ikubite yirukane. Haleluya! Niko bimeze da ni izasabwe zo mu ruturuturu. Abanyantege
amashini y'Imana niyongere komere menshi izi mibabaro yacu. Haleluya. Abantu banezerewe dukomere Imana amashyi. Ayiwe ayo mashyi ni make. Abantu banezerewe dukomere Imana amashyi. Munyemere tuyikomere amashyi duhagaze. Haleluya, dukomere Imana amashyi duhagaze. Iteraniro ryose duhagaze. Dukomere Imana amashyi. Iri mu ijuru ryumve. Ababyeyi bavugirisha Imana impundu. Imana yabanye natwe. Karande zihari. Inyatsi zihari. Imana ikaduhagararaho. Tuyikomeye amashyi. Ababyeyi bavugirisha impundu. Abanezerewe. Haleluya. Imana ishimwe. Icaro bwiza bw'Imana. Haleluya. Imana ibifashemo kuko ntabwo byoroshye muri iki gitondo, ariko mumpere Imana icyubahiro. Kanarike umushumba w'itorero rya Runda tambuke araza kuduhera ikaze muri umushumba wa paruwasi batwakira. Imana ibamugisha. Katwongera Imana amashyi menshi. Tuyakomere dushimire Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Kuko ari nta jambo Imana yacu ivuga ngo rigiye gute? Ngo rihere. Mugume muri uwo murongo. Reka twakire umushumba wacu wa paruwasi yacu ya Kamonyi akomeze aduhere ikaze abakiriya. Yesu nashimwe. Yaragurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Dushimye Imana saba umwami wacu Yesu muri iki gitondo cyiza, igitondo cyo kwa 27 igitondo cyo kwa 27 z'ukwa gatatu 2024, gupfukamirwa gushimwa no guhimbazwa n'ibibi byayo. Turayishimiye nayo mu ijuru ishimwe. Cyubahiro n'ikibi cyayo, akaraye karamutse turabishimira Imana. Reka dusabe itorero abakristo bose bahanirunda bahaguruke dusuhuze mu izina rya Yesu. 1 2 3. Imana nishimye cyane. Reka dusabe korali zose zirimo hano zitambaye uniforme. Ntabwo zose zari kuza zambaye uniforme kuko hambaye zateguwe. Reka dusabe korali zirimo zose uko zakabaye zitambaye uniforme zahaguruke zisuze igiteraniro. Korali zose uko zakabaye. 1 2 3. Imana nishimye cyane. Ndagira ngo muri uyu mwanya nk'uko twagiye tubiganira, nubwo abantu babuze uko bicara, tuzashaka screen dushyira hano hanze n'imbuga tukazayikoresha. Urumva bene data, urumva baranti gushaka ukuntu n'imbuga tuzayikoresha no hanze tuzahura n'ibimashini binini. Hari ibintu nabonye by'ibiprojecteri abantu bo hanze nabo bagakurikira. Nagira ngo nsabe Papa Germaine twafatanije gutegura iki giterane aze nawe hano imbere asuhuza iri teraniro. Abantu b'igasave ndabizi ko namwe mumukumbuye, dore urusengero rwiwe aha niho abarizwa. Na Valentina ze nawe Gasave nawe baramutwaye, ariko iyi niyo paruwase ye aracyahana. Reka rero babasuhuze, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Abakunda Yesu. Haleluya. Wera shalom. Mwababonye za nguramutima? Imana ishimwe cyane. Mukanya muraza no kubona korani nziza yitwa Boneri ibakire. Nagira ngo nsabe mwarimu Minegaze hano imbere azane na Diakon Daniel umuyobozi wa niba turi hariya batwereke rero abantu b'Imana bavuye Gasave tubakire twishimye cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turambura ibiganza. Haleluya. Nitwa Minega Jean Dieu,
ndi umubwiriza w'ubutumwa bwiza kuri paruwasi ya Gasave ni naho itorero rikorera. Ndagira ngo twakire na Daniel yadusuhuze n'uhagarariye Bibature, noneho aze kudufasha no kutwakirira nabo muri icyo cyiciro n'abandi bene data twagiye tuzana bari mu ngeri zitandukanye, harimo n'abahuzabikorwa, harimo mu badiyakoni ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Yesu abamugisha. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nk'uko wabivuze nitwa Niyitegeka Daniel, ni umudiyakoni. Murabizi turabakunda cyane. Haleluya. Twazindukanye n'abantu Imana yagiriye neza, abantu Imana yakunze cyane bahagakiza bakura mu byaha. Turi kumwe rero na nyobozi ya Gasave, abo twazanye bari muri nyobozi batambuke, abadiyakoni turi kumwe muze hano, n'abafatanyabikorwa mutambuke, na famiye yanjye mutambuke muri hafi. Turi kumwe kandi na perezida wa korali Uwera na Sharon, batambuke nabo bigire hafi. Perezida wa korali Sharon n'Uwera bari he, batambuke bihuse, turagenda ducunguze uburyo umwete. N'abandi badiyakoni barimo hariya baze. Yego. Murabona ko irunda twabatekerejeho cyane. Haleluya. Ntabwo rero turi butinde muri iyi gahunda, turi kumwe abadiyakoni, turi kumwe bashyira ibiganza hejuru basuhuza iteraniro. Gatatu. Haleluya. Turi kumwe kandi na perezida w'abafatanyabikorwa ba Nibature Gasave, nabo basuhuze na madamu bari kumwe. Yego, basuhuze. Haleluya. Turi kumwe kandi na madamu wanjye ndetse n'abana banjye bazanye. Yego, gatatu. Haleluya. Turi kumwe kandi na perezida wa korali Uwera adusuhuze. Haleluya, haleluya. Turi kumwe na perezida wa korali Sharon adusuhuze. Haleluya, haleluya. Turi kumwe kandi na korali Banyejuru, ndagira ngo tuvere hano muri mwe. Reka mwema n'imikoro. Reka dusabe n'abafatanyabikorwa bandi twazanye twatunganye ku itorero rya Gasave. Itorero rya Gasave twabasuye muri iki gitondo. Reka turambure ibiganza tubasuhuze. Gatatu. Haleluya. Nanone gatatu. Haleluya. Amen. Imana umugisha. Abandi duha Imana amashyi. Ngire vuba turakirana mwangeze hariya muzizamura ntacyo niyo mwayizamura nta kibazo, mwicare gutyo. N'undi uza kuza nawe muze kumwicaza ahangaha. Imana ishimwe cyane. Tuhaguruke twese twakirane mu ndamukanyo y'abana b'Imana, kandi turazamura ibiganza bibiri kandi turavuga cyane rwose, turavuga cyane, uvuge cyane ku buryo wumva ko nawe uvuze cyane. Gatatu. Murakaza neza bene data, Imana ibamugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Uhombere abantu bakwegereye nka babiri cyangwa batatu, ubundi dukomeze iteraniro. Imana ifashe umuyobozi w'iri teraniro.
ukuri Imana ibigufashemo pe. Imana ibimfashemo mushumba ntabwo byoroshye. Haleluya. Yo Imana ibimfashemo kuko Imana imfashe kujera amarangamutima yanjye. Ariko kibura reka nanjye nakire Leokadiya. Leokadiya naze hano mwakire nanjye by'umwihariko. Leokadiya tumwakire akugowera ntabwo akubima. Haleluya. Uyu Leokadiya rero yagiye aduha keya iminsi yose twahabaye. Mbese ni umusitari hariya Leokadiya, mu izina ry'abadiyakoni, mu izina ry'abantu mwaduhaye keya, turagushimiye turi iwacu natwe ubadushimiye. Imana igumugisha. Hanyuma munyemerere Boneri mwamfashije mukantabara tukakira mu bashyitsi. Hanyuma n'umusangwa Theo agashyiraho nawe indirimbo imwe. Boneri indirimbo imwe, Theo indirimbo imwe, Uwera indirimbo 3. Turacyari kumwe turaza kuza kumwumva. Kandi bakoze Imana, Imana ibamugisha twihuse. Indirimbo imwe na Theo indirimbo imwe twihuse, Uwera baririmbe indirimbo 3.
ndirimba indirimbo ivuga ngo ingoma yawe niyongere ikomeze yibere ku ngoma. Abashyigikiye ko iguma ku ngoma niyo mpamvu mwazindutse. Njyewe ibi bintu ntabwo mbimenyereye, nzarinda mva hano mbivuga. Hari abagize ngo nibuke hano, hari umaje ati seti wibutse ku Gisozi, niho ngituye ni naho navuye muri iki gitondo. Hanyuma ntabwo menyereye niba irimo n'abantu bambaye iniforume, bambaye ibitambaro bisa n'amakanzu, cyakoze ubanza bitazoroha. Turebe iyo ndirimbo ivuga ngo ingoma yawe niyongere ngire vuba. Ubu burakeye tutarumva abashyitsi, genda ubusaba abashyigikiye abana bose barazamura ibiganza. Nuzamura ikiganza mukizamura, Imana yaguhaye amaboko. Nibavuga kuyikorera amashuri yakoze gukora, ayo mashyi ntabwo yakugeza kuri Bwana. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogere. Twese twiribana abayizi. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogere. Ibibutse iminsi ya kera urangururira amaboko, yaje imirimo yawe buri cyo vuga. Yatangara kumirwa bitafata umwanzuro wo kutazakureka. Ibibutse iminsi ya kera urangururira amaboko, yaje imirimo yawe buri cyo vuga. Yatangara kumirwa bitafata umwanzuro wo kutazakureka. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogere. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogere. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogere. Ingoma yawe Abantu bashigikiye ingoma y'Imana bongere bayihe icyubahiro. Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe muri iki gitondo. Ingoma yawe niyogere. Ongera uzamure ikiganza gutya kurebe. Muri iki gitondo abantu bari guha Imana icyubahiro ntabwo ari benshi, ariko turimo. Uko ubikora Imana ikurinira amaboko n'ibiganza. ibihabwa amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Ibihabwa amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogere. 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 Umuntu ubishaka yikomera amashyi wumva bivuga Imana. Ayo mashyi niwumva arimo kuvamo neza, urekeraho niwumva atanavuye. Nshingiye ku byo nabonye, umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Nshingiye ku byo nabonye, umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogere. 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 Niba ukomeje gushyigikira ingoma y'Imana, wongera uzamure
turega save imana y'umugisha karibu indirimbo eshatu nikore rumusaraba niwubaneshere umusaraba niwo bendera yacu twabatijijwe twemeye iso
no mu migezi bizagutema guca mu muriro ntuzashya ibitabo bibiza gufata reka ndirimbe mvuge igikundiro
kudufasha ariko natwe dufatanye turirimbe. Abashobora gutanga amaturo yabo bakoresheje ikoranabuhanga baza kureba ziriya kode ziraza kubafasha namwe gukorera Imana ibamugisha. Nanone tumwizigire nukuri ntahinduka ari uko yahoze. Reka munyemerere ndarike mwarimu Minega atambukane n'umwigisha musengere kugira ngo akomeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana n'iby'umwuka aramushoboza byose. Imana ihumugisha. Paruwasi inama mpuzabikorwa abakristo bose turabahagarariye mu izina rya Yesu baduhaye intashyo. Turambura ibiganza nimwakire intashyo za bene so. Noneho bagihagaze nsabe n'iteraniro duhaguruke twese dusengane Imana mu izina rya Yesu. Data uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe muri iki gitondo. Twabonye imbaraga zikomeye, twabonye ububasha bwawe. Uri hamwe natwe, urimo urakora imirimo, urimo uratembera, urimo uravuga, urimo urakora, urimo urarema, urimo urahindura amateka, urimo urabohora. Imirimo yawe irimo irakorera hano. Wamanutse urimo urakora ibitangaza bikomeye. Ubwiza bwawe uri hamwe natwe. Imirindi yawe turimo turayumva, umugisha wawe turimo turabakira. Amahoro yawe ari mu mitima. Ingoyi urimo urazicana, urimo urahindura amateka, urimo urahindura ibintu, urimo urarema, urimo uruzuza, urimo urasana, urimo umurimo, urimo kazi. Oh, haleluya. Shimira Yesu muri aya
natwe uri hamwe natwe ijambo ryawe rifite imbaraga rifite ububasha rigiye gukora umurimo rigiye gukora akazi rigiye guhindura rigiye kurema rigiye kubeshaho rigiye kuzura rigiye gutegeka rigiye gusenya rigiye kubaka rigiye gusana rigiye gutanga ubuzima rigiye guhindura amateka rigiye gukora ibintu wagambiriye kandi wategetse ko biba akira icyubahiro tuguhaye amashyi n'izina rya Yesu amen. mwarimu arimo asenga nibutse ibintu Uwiteka aheruka gukorera i Gasave turi 21 yo guhirika kiriya kintuze kiriya kintu bari bubatse ngo Abisirayeli ntibazagere mu gihugu cy'amasezerano kiriya kintuzi cy'igikuta cya Yeriko. Ndashimira Imana ibintu Imana yakoze. Imana muyiha amashyi n'abantu b'Imana bikomeye. Imana ikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Dufate Bibiliya dusome ibyanditswe byera. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 5 umurongo wa 17 ndawusoma inshuro 3. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice ni cya 5 turasoma umurongo wa 17. Ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Muvuge cyane muti amen. Abantu bari muri iki giterane mwemeza neza ko kugeza no kuri uyu munota data ari gukora. Muhe Imana yacu amashyi. Menye ko inkwano ngo zose zaratanzwe. Ibintu bisabwa ngo umugeni atahe byaratanzwe. Ibintu bisabwa mu itorero ritahe byarakoretse. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Naho byakorekeye barahatubwiye n'uwabikoze baramutubwiye. Yesu Kristo museruka rukambye akabambabaza urukundo akabinyinjurira ngabo mu muha icyubahiro yaradukoreye impano yarazitaze. Amakuru bafitiye nuko izo nkwano zaciriwe. Haleluya. Isaha n'isaha umugeni yataha. Mwitegure rero uko muterana mube mwezwa, uko musenga tube tuzi yuko hari umunsi tuzirirwa mu isi ntituyiraremo, hari igihe tuzaharara ntituhirirwe. Itorero rizataha, itorero rizataha, itorero rizataha. Inkwano, inkwano, inkwano. Haleluya. Zaratanzwe. Ku musaraba niho byakorekeye. Ndashima Yesu ko yaducunguye. Iyo ataducungura ntituba turaha. Ngiye kubivuga, nimushaka amafashwe ngiye kubivuga. Yesu yazutse azindutse. Haleluya. Yarazutse, ubu tuvugana ni muzima. Abaneshejwe nabyo mumwenyure. Niba wicaranye n'umuntu utajya useka wibuke.
niba wicaranye n'umuntu bigoye kwamwenyura umubwira uti sinzi ukuntu umeze. Iyo tuvuze ko Yesu yazutse ugomba guhindura isura ugahita useka. Iyo tuvuze ko Yesu yazutse ibintu birahinduka tugahita twishima kuko ubutumwa bw'umunezero bwarabaye. Iyo atazuka ibyo tuvuga ari ubusa. Iyo atazuka kwizera kwacu kuba ari ubusa. Iyo atazuka imbaraga z'ubutumwa ntaziba ziriho. Ariko noneho Kristo yarazutse. Haleluya. Cyangwa kubivuga inshuro zirindwi. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. ubwo yazutse agira ibyo azura. ubwo yazutse areba ibintu byahwereye byapfuye byatanga isura na byabisura. arebe n'ibidahara bibwira ati ngwino. arebe n'ibyo bajyanye bigaruka. muri iki giterane Yesu agira ibintu akuzurira. afite experience mu kuzuka azi no kuzura. agira ibintu azura agira ibintu ari icyerekezo. umwongorere umubwira uti ubinzuriye. ubimwongore ntagire undi ubimenya. wowe ubimwibwirire ku giti cyawe. nushaka wikinga akayisharupe ku muntu umubwira uti ubizuriye. buriya kuko ibyapfuye wowe ubizi umwongorere uti ubinzuriye. hari n'igihe business wabona irimo ishaka gutembagara umubwira uti nyawe umwami Yesu uti tubizuriye. Bamenye kuba bagiye kubivuga. Iyo mbonye Zimbabwe ubu hano hantu twatumiye abantu b'igasave kugira ngo badufashe kurimbisha runo ruhimbi. murebe igasave ni heza. ndabashimiye mwebwe mufite uruhimbi rusa neza, mufite amatara arabagirana, mwadutabaye natwe tugasa neza. murebe urusengero rw'imbaho zo muri 80 n'akanga. Imana dutabare. ubu dufite gahunda yo kugira ngo Uwiteka agire ibintu zura hano. Imana ibizure. Imana ishyireho urufatiro. Pasiteri tugiye ngo Imana hafukuye igo ni igitiyo hajya igitiyo cy'amazi menshi. ubwo rero ahantu Imana isutse ububyutse turashaka kuharimbisha hagasa neza. urusengero besha n'umuntu tukaruzamura nibura rukegera hejuru, tugashyiraho pariti ya kabiri y'amadirishya yo hejuru. twarangiza tukavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Mu Imana amashimana irabizurira bishyiraho. Haleluya. Data arakora kugeza n'ubu. Ndajya mvuga ngo data arakora bavuge ngo kugeza n'ubu. Data arakora kugeza n'ubu. Data arakora. Iyo mvuze ngo kugeza n'ubu wowe tuvuga ngo data arakora. Navuga ngo data arakora ukavuga ngo kugeza n'ubu. Ngiyinda mu kanyurero. Haleluya. Data arakora kugeza n'ubu. Haleluya. abagabo bonyine nibo bagiye gusuhuza abakobwa n'abadamu, ariko abagabo hajyamo n'abasore. mwebwe abagabo muvuge ngo data arakora. mwe muretse mushyire muri base y'abagabo. gatatu. kugeza n'ubu. noneho rero ubwo mugiye kuvangavanga uwo muziki. abagabo bavuga gutyo, abagore babasubiza. abagore babikiriza kumwe abagabo batangiye, abagabo bikiriza uko abagore nabo batangiye. tugiye kuvangavanga uwo muziki. mu ijuru nabo bahite baza bumva ukuntu tubivanze, barahita bakora pe. Haleluya. twakiye abagabo mubanze.
majipe mu mavatiri mu mamoto umuntu ukugira kuri moto umubwire ngo data arakora natavuga ngo kugeza n'ubu umubwire kuri moto umuntu ugira mu modoka umubwire ngo data arakora natavuga ngo kugeza n'ubu sohoka siza buvuye umuntu uvuye muri niba turayarunda turagenda tuvuga ngo data ari muki arakora ubu bibwiye avuga ngo kugeza natavuga ngo dutije uruhande duhe Imana icyubahiro cyayo haleluya. Ngiye rero kubabwira iminota 4 ijambo riri hano rigaragaza ukuntu data ko akora hanyuma ndibajya mideni nzababwira ukuntu tuzabisubukura. Yohana igice cya 4 umurongo wa 46. Dufite amateraniro mu kanya isaa 10 n'imwe ngira ngo ubu hano uko bicometse ni mu gitondo na nimugoroba mu gitondo nimugoroba mu gitondo nimugoroba nimugoroba mu gitondo mu gitondo nimugoroba nimugoroba mu gitondo mu gitondo nimugoroba nimugoroba mu gitondo mu gitondo nimugoroba burakeye nimugoroba umugoroba mu gitondo bicometse satana buri umwanya mbega dukore ku buryo abadayimoni babura umwanya wo gukora nibaza gutera basanga Yesu yahageze nibaza kwiba basanga ijuru rirahari iminota yose turi mu mwuka. Dusome numbukeye unyumvire nibucya ijuru rirakora bukeye yongera kugira ikanda y'Igalilaya aho yahinduriye amazi vino kandi Kaperinawumu harimo umutware w'umwami wari urwaje umwana w'umuhungu. Yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya asohoye i Galilaya aramusanga amwingingira kumanuka ngo akize umwana we kuko yendaga gupfa. Yesu aramubwira ati ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza. Uwo mutware aramusubiza ati databuja manuka akana kanjye katarapfa. Yesu aramubwira ati genda umwana wawe ni muzima. Kamuvuge gatatu genda umwana wawe ni muzima genda umwana wawe ni muzima genda umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye aragenda. Bukeye bwaho akiri mu nzira abagaragu be baramusanganira baramubwira bati umwana wawe ni muzima. Reka ndaje tubabwire umwana wawe ni muzima. Ababaza igihe yoroherewe baramusubiza bati ejo ku isaha ndwi niho ubuganga bwamuvuyemo. Nuko se amenya yuko ariyo saha Yesu yamubwiriye bati umwana wawe ni muzima. Nuko uwo mutware aramwizera ubwe n'abizuye bose. Icyo ni cyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ageze i Galilaya. Haleluya. Muri iri teraniro ngiye guhanura kugira ngo Yesu agaruke akore n'icya kabiri. Haleluya. Aho Yesu yakoze igitangaza cya mbere arahazi azahagaruka akore n'icya kabiri. Reka mbaze iri teraniro abantu mwaba mwarabonye ko Yesu ari igitangaza cya mbere yabakoreye muzamure ibiganza ndebe uko mungana. Reka rero mbabwire umwami agiye kugaruka akore n'icya kabiri. Kameye ndibabwire barema mu maso aho yakoze igitangaza arahazi. Aho Yesu aherutse gutanga umwana arahazi. Haleluya. Agiye no kugaruka ahatanga isombe. Murabivugaho iki?
mubiganireho mu matsinda mujye muterana nk'abapaneko. Aho Yesu yakoze igitangaza cya kangahe cya mbere, azahagaruka akora n'icya kangahe n'icya kabiri. Yesu ntashobora gukora igitangaza kimwe, aho yakoze igitangaza aragikurikira akaza kugisura kugira ngo ashimagire akora n'icya kabiri. Haleluya! Nakira Yesu agiye kuza akora icya kangahe icya kabiri. Abahazi ntashobora kuhakora icya mbere ngo areke kujya kuhakora icya kabiri. Iyo yatanze ishuri akora icya kabiri agatanga na minerivare, diplome yaza agakora icya kabiri ugatubona n'akazi. Wakora ubukwe kikaba agahita akora icya kabiri ugahita usanga umwana w'umuhungu, uwa kabiri agahita agutungura. None abantu bakakubwira ngo kuba kurikiranyije ngo bazarya iki, agahita akora icya kabiri agahita agura n'urutoki, agahita wese insina. Haleluya! Mumubwire ngo ase we akora icya kangahe icya kabiri. Haleluya! Mba nshaka ko munabatizwa. Mwari muzi ko babatizwa hano? Umubatizo w'Umwuka Wera nk'ubu uteguye neza, ntusaba amazi, ntusaba amakanzu y'abapasitoro, mu ijuru gusa bo baritegura bagahita bavuga ngo baranezerewe ngo babatize. Haleluya! Agaruka akora icya kangahe hano muri Uwera Shalomo, yakoze icya mbere akora n'icya kangahe. Haleluya! Noneho mufate pasiteri tugenda Gatare. Kandi ubwo ari muri Nibature, umwari mugize ngo mvuze ku manywa. Nibature tuzamuka isaa 5, isaa 9 tuzaba tuhageze. Haleluya! Haleluya! Boneri mufate imodoka, mufate y'utungo, kira cya y'utungo kinini mujye Gasave muri ni isaa yo guhaguruka ni saa 8:5. Niko bimeze, mugahita mubwira abantu bigasanga muti abantu bo ku Kamonyi baje muri Nibature, abanyakigali rero abo mu ntara niba batange Gisozi yose tugasanga urusengero rwuzuye, bambaye iniforume y'ubururu n'ibitambaro by'umukara. Agaruka akora icya kangahe icya kabiri. Haleluya! Umwami Yesu asutse Umwuka Wera akora ibitangaza, agaruka akora icya kabiri. Haleluya! Aho bituruka Yesu, iyo wamenye amakuru ye ukajya kumushaka, urwo rugendo ntabwo uzarwicuza. Iyo tubonye Yesu turanezererwa cyane. Uyu mugabo arahaguruka aravuga ngo ngiye kumushaka, arangije aramubwira ati manuka uzunyiriza umwana. Yesu arangije aramubwira amubwira ijambo rizima ritanga ubuzima. Wa mukobwa wanjye rero kora sigira, amubwira ijambo rizima ritanga ubuzima. Urahimba ikora sivuga ngo Yesu avuga ijambo rizima ritanga iki? Iyo muzayiririmba kuwa gatanu. Amubwira ijambo musubiremo ngo rizima ritanga. Aramubwira ngo genda umwana wawe ni muzima. Uwo mugabo aravuga ngo ubwo abivuze tayari mfite amateraniro yanyu ndatashe. Umugabo ateze kubisa ugenda iteraniro ritarangiye atararivuze. None se kuki iyo utumvise cyakurikizaho tujyavuze n'ibizima? Icyifuzo nari nazanye mu mwana wanjye urwaye, none ruseruka rukambye umuremyi uvuga ijambo bigahita biba. Arabivuze, ubwo rero ukabivuze ndagiye. Ahita agenda. Ngiye guhanurira muri iri teraniro, mubwire ngo Imana iguhuze n'umuntu uvuga nk'uko Yesu avuga. Mumwakiriza amashyi menshi uwo muntu.
haleluya. Umuntu uvuga nk'uko Yesu avuga. Araza asanga abagaragu be baramubwira bati umwana wawe ni muzima, ndashaka kugira ngo Imana iguhuze n'abahuza na Yesu. Ukubwira ngo ararembye ngo arapfuye, Imana imwigeze hirya. Ukubwira ngo ntibikunda ngo ntiruzuzura mu byo utikeka, dufite amakuru y'ijuru. Arangisha ati ngo ngwiki umwana wawe ni muzima. Okay, yakize ryari? Bati isaha mbi twagiye kubona tubona kari karembye, tugiye kumva bigeze ku isaha mbi tubona kagurutse gahise kagira imbaraga gahita gaseka. Tegeze ryari? Ku isaha ahita yibuka ko ariyo saha Yesu yamubwiriyemo isaha. Ahita ababwira ati ubu mwese murakizwa, akiri umuntu uvuga bikaba. Umugore wanjye akizwe, umuntu urya ibiryo byanjye udakishijwe ndamwirukana, udakizwa ntazongere kugerera mu rugo. Uriya mugabo mumwakire mwese, ubwo aramwakira, abagaragu be baramwakira, abo mu rugo rwe bose baramwakira. Muhereza amashyi agiye gutuma abantu bakizwa, abantu bagiye gukizwa, abagaragu bakizwe. Haleluya. Abantu b'abakozi mufite mu rugo n'abo mukoresha muri kampani, mubabwire ngo nimudakizwa turasesa konti. Kurya ibiryo nasengeye wowe udasenga ntibikunda. Kugusigira umwana nakuye ku Mana ugasigara umubwira ibitutsi ntibikunda. Nutuzura Umwuka Wera ntuzangerera umwana. Shaka Imana ube mu rugo rwanjye, nutayibona urataha. Njye gushaka umuntu ukijijwe, njye Karongi cyangwa njye Runda, shaka umurokore. Ntuzongere kunyinjira muri butike nutuzura umwuka. Mutangire mubabwire ayo magambo, mumubwire ngo nudakizwa ntuzongere kundira umuceri. Ndamuza rimwo umwe uriya n'undi inyuma y'itorero nawe zamura cyane ndebe ko mungana. Dore ngaba ariya nguye n'undi zamura nawe. Yesu ari kukitanga agakiza muri iki gitondo. Niba uri n'umugabo utarakizwa, zamura nawe Yesu aguha agakiza. Muhaguruke kuri iyo myanya, muhaguruke aho muhagarara, aho ngaho mwicaye, muhaguruke muhagarare, muhaguruke. Aba bantu ntimwabakira. muze muhagarare hangaha. Saba umushumba wa paruwase azahagarara. Umushumba buri muntu uza umuhereza ikiganza, ijambo umubwire ngo Yesu aguha umugisha. Uwo mugisha ahita awubona. Muzi ubundi tubasengera. Ubwo ni ko ubunana bahaye ikaze muri ibi bihe. Iryo jambo rimubwire abazi ko bikora mu Imana amashyi. Sabe n'itorero mwese muhaguruke twakira aba bantu duhagaze, kuko ubu no mu ijuru bahagurutse. Ubu Gaburiyeli yashyizemo ingoma. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye muri iri teraniro ryiza rya mu gitondo duhaye, kugira ngo twongere twibuke yuko yuvuze ijambo bihita biba. Ndagushimiye ko wakoze igitangaza cya mbere, uzahasubira ukore n'icya kabiri. Hano hari abagabo n'abagore bakoreye ibitangaza, hano hari abasore n'abakobwa bari gukora ibitangaza, hari imiryango wagiremo ibintu bikomeye. Uyu mwanya turizeye imbaraga zawe zikora ibintu bikomeye. Sengeye bano bantu bemeye kukwakira, ndabasengeye dore ni bakuru babitekerejeho neza. Uru rugendo bazindutse isaa 9, bamwe bari bari hano, abandi baza saa 10. Wari ubizi neza ko uri bubabwire ijambo rizima rigahindura ubuzima bwabo bukaba bwiza. Ubakire, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, imbaraga z'Imana zibabonekeho. Ndasenga nirukana imyuka mibi, imigozi umwanzi Satani yababohesheje. Uyu mwanya turayiciye mu mbaraga z'umusaraba wa Yesu. Bibuze ko inkwano zatanzwe, ibikwiye byose byarakozwe kugira ngo abantu bizere, kandi itorero rirashinganye. Umaze kuryubaka, waravuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azabishobora. Uyu mwanya turahagurutse twizeye gukora, ugiye gukomeza gukora. Tugufitiye iki
nkunda ugarutse mu rugo rwanjye ugarutse mu rugo rwa mwene data ugiye kongera ukora n'ibindi haleluya 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 wongere ugaruke muri ruriya rugo rurimo amarira dore umwanzi arimo arinjira ariko Yesu garuka wirukane ucyahe usohore imyanda yose isohoke ibitagushimishije ubyirukane winjize umunezero n'ibyishimo turabyakiriye kandi turizeye ko hari icyo ukoze muri iri teraniro umwuka wera ari kuduhamiriza ko hari icyo ukoze hari ibyo uremye hari ibyo usuye hari ibyo uhaye icyerekezo hari ibyo uhaye ubuzima hari ibyo ukoze amaso yose azabireba tuvuga ngo Uwiteka yakoze ibikomeye natwe turishimye icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi n'imbaraga no kuganza no gukomera n'ibyawe urabikwiye nizeye ko unyumviye nizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu amen amen mwongere muhereze amashyi yo hejuru hasigaye iminota 19 tugasoza kandi ndifuza ko tunasoza tukaririmba umuyobozi murabona ko iri teraniro ntabwo byarangira tutumvise iyi ndirimbo tugiye kwitanga ibintu bikeya ku mugoroba twitanze ibyuma 80 bifite agaciro ka $1,840,000 muhimana amashyi byabonetse twitanga sima 100 zifite agaciro ka $1,000,300 uriya nawe ko mbona ni maza ko ndureba n'uriya yaje nawe ndamwakira muhimana amashyi tubaherekeze bagere hano abangaba barahagije reka mpere hano haleluya haleluya Yesu umwami mwiza nanjye nemeye ko nzatanga icyuma kimwe cy'ibihumbi 9 dore byari mu gitabo cy'imirimo nanjye icyo cyuma nzagitanga ejo byari mu gitabo cy'imirimo wa mugabo wamfashaga nimugoroba fasha mu cyuma nzabona icyuma kimwe ayazana n'ukuboko njye n'umuryango wanjye tuzabona ibyuma 2 haleluya nanjye n'umuryango tuzabona ibyuma 5 nonaha haleluya amen nanjye n'umuryango wanjye tuzatanga ibyuma 2 bitarenze ku itariki 5 nta kibazo haleluya nanjye umurimo w'Imana nzatanga ibyuma 5 ibyuma 5 mumfashe muhimana amashyi menshi we ibyuma 5 byo ni hafi 50,000 mwongere Imana amashyi bavandimwe bishimye tuzatera ya korasi Theo uribuka indirimbo uzaririmba ivuga ngo ruzuzura tuzayiririmba indirimbo y'uko ruzagira gute ruzuzura Imana ishimwe cyane mwivugishe ngo ruzuzura amen ubimamvu ndimo mvuga gutya no kugira ngo rero bataba benshi ndabona umwanditsi ari umwe batari babiri muri mashaka ko ibintu bikora kukana mugafatanya mugakorana ufite muri n'itsinda ntimugire umuntu umwe muvunisha mukaba ufite nk'ibitabo 3 umwe yandika undi mukaza kubihuriza muri kontability Imana yabamfashiriza mugahishurirwa ko ukagira umwuka w'ubwenge mukanavumbura ugahishurirwa mukamufite computer nk'enye mufite kontability mu bwenge
mufite ubuhanga mufite excel murimo mushyiramo mwandika gutya dushyiramo 50 ugatushyiraho izina na telefone zo ugahita wanyuza usevinga nimero kabiri usevinga ukora total excel gitarisa tukiranya tubona miliyoni zaje mani bani y'ishurirwa mu izina rya Yesu amen. Hari gatanga icyuma kimwe nani buri hari icyuma kimwe gitanga none nani bumugisha sabe madamu yinjira rero nanje n'umuryango wanjye ndatanga icyuma kimwe na transport ubwo ni 10,000 nani bumugisha Yesu ashimwe. Ndagira ngo ndarike korali ya Nibature Bajejuru noneho nimero abafatanyabikorwa twazanye begere hafi mwese mwigire hafi mwegere mucunguje uburyo umwete amasaha magenda natwe tugire icyo dukora ku nzu y'Imana. Yego Imana ibamugisha ko twazanye mwese muze bakiza mwakwibwirije mugashimira Imana yavuga Imana ibameruka mwishurira twakire mwari mwigire hafi mwari twazanye igire hafi. Yego dusanze abana b'Imana bari mu gikorwa kandi cyiza cyo kubakira Imana. Ntawubakiye Imana ngo agire icyo akena. Oh haleluya! Reka twakire mwarimu adufashe kuguze neza. Yesu nashimwe cyane ubwo umurimo w'Imana kugira ngo itorero ry'Imana ribashe guteranira ahantu hasa neza. Natwe icyo twakora nubwo hari byinshi biba bikorwa ku itorero ry'iwacu ariko natwe twemeye ko tuzazana 200,000 vuba. Ngifite mikoro nanjye ndumva natanga ibyuma 2. Yesu ashimwe. Murumva ko Imana iri mu kazi. Umuryango wanjye wigire hafi hari ibintu byinshi Imana yagiye dukorera. Umuryango wanjye wigire hafi hari ibintu byinshi cyane. Mama Raisa igera umutware. Abana bari baje. Imana yagiye dukorera ibintu byinshi kandi byiza. Hari ibintu byinshi twabonye ku Mana ntarondora. Imana yarakoze. Rero njye n'umuryango wanjye twagiye dukorera Imana ikatugirira neza. Turatanga 45,000 nakubye nonaha sanga ni 9,000. Imana ibamugisha. Era mikrofone n'ubundi. Haleluya. Imana ishimwe natwe tugeze aho bakorera Imana tugomba kugabana kuri uwo mugisha. Ndi hano madamu turi kumwe ariko njye n'umuryango wanjye natwe turatanga ibyuma 5 turabitanga muratwereka bose kandi umugisha ibyuma 5 uyashyikiriza hariya kandi ishimwe cyane. Niba nta wundi bamere niba nta wundi. Yesu nashimwe. Amen. Tugeze ahantu bari gukorera umurimo w'Imana. Umva yafata mikrofone asigara ahagaze abandi mwajya kwicara umurimo makosa urahagije nakora nimwe mwiyicare.
tugeze ahantu bari gukora umurimo w'Imana. Ni byiza kuko ndabyibuka kera nkiri n'umusore, nageraga ahantu umusore mugenzi wanjye yabaga ari kubaka, ntabwo nahabaga ntamuvomeye n'ijerekani y'amazi kugira ngo akate icyondo neza. Rero numvise ibyuma natwe turatanga icyuma kimwe aka kanya. nanjye kubw'abana banjye nijye Kigali ndaza gutanga kuri rakode icyuma kimwe. Nta kibazo, ujya mu gitabo cy'imirimo hariya bakwereka uko bigenda. Iki cyuma mwacakirisha amaboko yombi koko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanjye umurimo w'Imana nemeye gutanga ibyuma bibiri n'itujeri Kigali. Ibyuma bibiri tubyakirisha amaboko angahe? Amaboko abiri, kandi duha Imana amashyi, nicyo tuvuga ngo turamushimiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanjye kubwo gukora umurimo w'Imana ndashaka gutanga ibyuma bibiri kuwa mbere. Kuwa mbere urakagira Imana n'amafaranga. Tubyakirisha amaboko angahe? Duha Imana amashyi, Imana iri mu kazi. Data arakora kugeza n'ubu. Data arakora kugeza n'ubu. Haleluya. Nanjye yangiriye neza. Nje gutanga ibyuma ku kwezi gushize. Ibyuma bitandatu cya mu gitabo cy'imirimo hariya. Ibyuma bitandatu tubyakirisha amaboko angahe? Imana amashyi ku bw'imirimo itangaza Imana imaze gukora kandi ikomeje gukora. Umushumba wacu mutunga ibiganza nanone tumusabire umugisha. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Ijambo rya mbere najya ngo bashimire, ariko mbibutsa ko iriya kode ntabwo ariyo turimo gukoresha kuri iyi nyubako, ahubwo hari nimero, reka nyivuge ariko mwaza no kuza kudusanga tukayibabwira. Ni nimero 078 31 ibaruye kuri Liliane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma nk'uko umushumba yari abivuze, hari abantu batahanye envelope, twabahaye amahirwe barayazana, n'undi muntu waba wisigaranye yayizana, ariko nanone umushumba akiri hano. Hari umuntu wenda utabonye uko avuga, ariko nawe afite bibiri bye 1500 cyangwa se narenzeho, kugira ngo nawe tumufashe agire icyo akora, cyangwa se anatahe abitekerezeho, nimugoroba aze kugira icyo akora, tukabahereza envelope. Umushumba nawe ukabasabira umugisha kuko bafite umutima wo gukorera Imana. Abantu twahereza envelope bakaza kugira icyo bakora, muzamura ibiganza. Yego ndababona, Imana ibahe umugisha, ndababona. Muzamura ibiganza cyane, ndababona 500 yawe, Imana yaguhera umugisha. 1000, 5,000 amadolari washyira muri envelope. Tubonye uko uvuga, ariko Imana dukorera ni Imana ibyitegereza ikabibona. Mushumba, ibi biganza ongera ubisabire umugisha aba bantu tubahereza envelope. Ushobora gufata envelope yawe n'iy'umutware wawe, wafata envelope yawe n'iy'abana bawe ukeneye 5, kandi izo envelope ushyiremo icyo wagambiriye uri musenga Imana. Ibi bintu birakora. Basabira umugisha, nabo tubaha amahirwe yo gukorera Imana. Nokuri muzibahe zirihe? Muzibahe none uko ari benshi, umwe ajye muri icyo gice, undi ajye hano mu hantu hagati, aho imbere hari abantu benshi na hariya n'ari inyuma barahari. Ubwo rero mube abadiyakoni benshi, cyangwa boneri mwese muhaguruke nk'abo bantu b'abadamu muba mukiri bato b'abakobwa. Ubwo muba mwicaye kubera iki? Muhereze envelope nk'eshanu agende nawe agira baha. Iyo umuntu yambaye iniforume gukorera Imana biramuryohera. Mujye mugabagabana imirimo, si ngombwa ngo unoze ngo batarangira umudiyakoni. None ndabukwihereye ko iminota 2 ukoreshe, nurangiza gutanga envelope ubu urekeye aho.
Imana ishimwe cyane. Duha Imana amashyi abantu bemeye kuzifata kandi bazishyira. Nabo rero tubasabira umugisha bose. Abandi bazifite muzamure kugira ngo abari kuzitanga bamenye aho wicaye. Zamura ikiganza amenye aho wicaye kugira ngo akugereho. Imana ishimwe cyane. Ndumva rero namwe twabasabira umugisha. Uwo nguwo umupira utukura mumuhereze nawe, kandi ushyire n'icyo ufite nta kibazo. Ikimaniza kuguha bari gushyiramo ko nimugoroba muraza kuza mwashyizemo. Nimugoroba dufite iteraniro. Reka rero tubasabire umugisha hamwe n'abitanze mu kanya. N'ufite n'ituro dore hano hari igiturisho naguze ushyiremo aha ngaha nta kibazo. Niyo yaba amafaranga 5, niyo yaba 10, n'ubu ni envelope n'ubuhise ushyiramo none aha tuyizana aha ngaha. Tuyizana aha ngaha tazagufata umwanya wo gutekera uza hano nimugoroba itushyiramo. Izi ngizi mwazakirije amashyi. Imana ishimwe cyane. Baracyaza. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Iri sengesho rifite numva mfite umunezero mwinshi cyane. Numva nshaka ko uyu mwanya dusenga duhagaze, noneho ibindi tukabikomeza, ariko twabanje kubaha Imana iri gukora ku mitima bari bagakora. Muhaguruke dusenge, basenga isengesho ryo kwizera iminota mike. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye abana bawe wahamagaye bakazinduka saa 9 baza mu iteraniro, kandi dufite icyifuzo cyo kuvugurura iyi nzu yitirirwa izina ryawe hano kuri musozi wa Runda, aho muri aka karere ka Kamonyi. Turashaka iyi nzu ko yagira ubwiza, igasa neza, maze tukazajya tuguhimbaza turi ahantu heza. Ndagushimiye abo wateye umwete, abashyitsi bacu ukabahe umwete, ukabaha n'urukundo. Hari igihe kinini babimenyeye, bakigera aha ukababwira yuko uyu murimo ari uw'agaciro, ko bahishuwe ko kugukorera nta gihombo kirimo. Mwami ubahereze umugisha abakristo b'iri torero, abashyitsi badusuye, umuntu wese wemeye kwitanga tumusabire umugisha. Icyo atanze kubishura 100 uzirenze, kukubika n'ubugingo buhoraho kubemeye kugukorera. Nirukanye imigambi ya Satani ku buzima bw'aba bantu. Ndirukana imigambi ya Satani ku buzima bwacu. Ndasaba ngo itara ry'Imana rimurike ku buzima bwacu. Buri wese wemeye gutanga iyi nkunga tumusabire umugisha ukomeza. Amahoro yawe abe mu mitima yacu iteka. Ibyo byatumye nizeye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana turiha amashyi menshi y'umugisha. Arakoze umushumba, kandi namwe Imana ikomeze kubaho umugisha n'imiryango yanyu kubwo gukorera Imana. Munyemerere ndari ku mushumba wacu w'itoro rya Paruwasi Kamonyi adushimira abashyitsi, anadusoreza iteraniro. Amahoro Imana itangabane namwe. Muramburira Imana icyubahiro, turayishimiye. Uwera Sharomo turabashimiye kwitanga kwanyu. Intambwe zazanye ubutumwa bwiza, ibirenge byazanye ubutumwa bwiza bihabwa umugisha. Abashyitsi, inama mpuzabikorwa mwazanye rwose, abadiyakoni n'abandi baterankunga, umwami Yesu abaha umugisha. Mwarimu Minenda twahirukanaga kera, sinanizi ko tuzongera kubonana. Naramusuye bagikorera mu Rugando ahitwa Kacyiru Meridiye inshuro ebyiri n'urukiriya. Namubonye numiwe, nasengesha Imana, icyubahiro no gupfukamirwa no gushimwa bibi by'Imana. Iyo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, iyi tariki y'umunsi yandika iraba ari kode ku Mana irandika. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu. Turabashimiye, Imana ishimwe. Turaramura ibiganza dutuma intashyo ku bashyitsi. Muzadutangire intashyo bene data, korari mwese, abaririmbyi, abakristo bahana Irunda, nimunyemerere murambure dutange intashyo. Mwakirize intashyo, kandi rwose imvura igwa nziza nisubira. Yesu urashimwe.
ndagira ngo basabe muhaguruke mwigire ijuru kandi ikindi kadusabe n'ubundi umushumba kuri utamubyaze asabe umugisha kandi ikindi kwitanga kwe natimuye Imana ibintu bizabirukire mu izina rya Yesu. mwaretse tukereka Imana ibirori abasegonda 3 muhaguruke terekane ibintu burishi twese kandi gatatu iya kabiri iya gatatu ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese ibihe bidashira. Amina, 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 amina. Datakora kugeza n'ubu mugoberane mubwirane neza. Yego, reka dusabe korali wera bahite bicara hanyuma tubaramutse bahite bicara n'abashyitsi bacu n'abaterankunga noneho dusabe ababasuhuzanye ba diakoni badufashe bihutishe vuba vuba kugira ngo bajye mu kazi. Abadiakoni aho bari badufashe kugira ngo bajye mu kazi. Twumvise ko hari abantu benshi bashaka kujya mu kazi kandi amasaha yafashe